twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 9 Gicurasi 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cyakozwe n'intumwa, umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza kwa 20. Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari kujujubya no kwica abigishwa ba Nyagasani. Nuko asanga umuherezabitambo mukuru amusaba inzandiko zo kujya mu masengero y'i Damasi, kugira ngo nagira abahasanga bayobotse iyo nzira, abagabo n'abagore, ababohe abazana i Yerusalemu. Nuko igihe yari mu nzira agiye kugera i Damasi, ako kanya urumuri ruturutse mu ijuru ruramugota. Yitura hasi, maze yumva ijwi rimubwira riti, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Sawuli arabaza ati, urinde Nyagasani? Iryo jwi rirasubiza riti, ndi Yezu uriho utoteza. Ariko haguruka winjire mu mujyi, bari bukubwire icyo ugomba gukora. Bagenzi be bari kumwe mu rugendo, bari bahagaze bumiwe kuko bumvaga ijwi ariko ntibabone umuntu. Sawuli arabaduka, nyamara nubwo yabumburaga amaso ntacyo yabonaga. Bagenzi be niko kumurandata bamugeza i Damasi, nuko hamara iminsi 3 atabona, ntacyo arya nta n'icyo anywa. Aho i Damasi rero hakaba umwigishwa witwaga Ananiya. Nyagasani aramubonekera, amuhamagara agira ati, Ananiya. Undi arasubiza ati, ndi hano Nyagasani. Nyagasani aramubwira ati, haguruka ujye mu muhanda witwa ugororotse, ubarize kwa Yuda umuntu witwa Sawuli ukomoka i Tarisi. Ubariho arasenga, kandi mu ibonekerwa yabonye umuntu witwa Ananiya yinjira iwe, amuramburiraho ibiganza kugira ngo abone. Ananiya arasubiza ati, Nyagasani, numvise benshi bavuga iby'uwo muntu n'inabi yose yagiriye abatagatifujwe ba Yerusalemu, kandi nino ahafite ububasha yahawe n'abatware b'abaherezabitambo kugira ngo abuhe abiyambaza izina ryawe bose. Ariko Nyagasani aramubwira ati, genda, kuko umuntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'abanyamahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Ni njye ubwanjye uzamwereka uburyo bwose azagomba kubabazwa ahorwa izina ryanjye. Nuko Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amuramburaho ibiganza, maze aramubwira ati, Sawuli muvandimwe, Nyagasani Yezu wakubonekeye mu nzira uza ino yakuntumyeho kugira ngo wongere kubona kandi wuzureho Mutagatifu. Ako kanya utuntu dusa n'udushishwa duhubuka mu maso ye, yongera kubona, maze aherako arabatizwa. Amaze kurya yongera kugira intege. Sawuli amarana iminsi mike n'abigishwa b'i Damasi, maze atangira adatinze kwamamaza mu masengero ko Yezu ari umwana w'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 117. Nimujye ku isi hose mwamamaze inkuru nziza. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, miryango mwese mumwamamaze, kuko urukundo dukunda rutagira urugero n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 52 kugeza kwa 59. Muri icyo gihe Abayahudi batangira kujya impaka ubwabo bati, ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye, angumamo nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko Data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa Data, bityo undya nawe azabaho ku bwanjye. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, si nk'abasokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya umugati azabaho iteka ryose. Ibyo yabivuze igihe yigishirizaga mu isengero ry'i Kafarnawumu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhinduke uko Nyagasani ashaka, atari uko wowe ushaka. Amen. Ngo umunsi umwe mwarimu wa gatigisimu wegeze kubaza abana mu gihe cya Pasika, ngo arabaza ati, niko uri nka Yezu?
wari kubonekera nde bwa mbere? Nuko ngo abana batera agatoki hejuru, umwe agenda amusubiza. Uwa mbere ati, njye ngiza kumera nka Yezu nari kubonekera mbere na mbere Pilato, ubundi nkamwumvisha ukuntu yakarabye akantanga. Undi mwana ati, njyewe nari kubonekera ba Kayifa, abahereza bitambo, ubundi nkabumvisha ibyo bakoze nkabereka ndi muzima. Undi nawe ati, njyewe nari kubonekera umusirikare wamati ku icumu, akaba ariwe mbonekera. Undi ati, nanjye nari kubonekera Herodi, nkamubwira nti ntacyo wimajije, n'ubundi narazutse. Nuko abana bakomeza buri wese agenda avuga uwo Yezu yari kubonekera bwa mbere, kugira ngo mwihimureho, amwereke ko ari muzima, amwereke ko yatsinze urupfu. Mwarimu rero nyuma y'ibyo byose nibwo yakomeje kugenda basomera ivanjiri y'amabonekerwa. Abana baza gutungurwa ko nta na hamwe bahuye n'abo bantu, nta na hamwe Yezu yigeze abonekera abo bantu, abo ngabo bari bamaze kurondora. Bahoke b'Imana nimugire amahoro. Yezu amaze kuzuka, hari abantu ngiye gukira kuri lisi yagiye abonekera, nawe uraza gusanga akenshi abantu dukunze gushaka kwihimura, tugashaka kugira ubugome kugira ngo twumvishe bagenzi bacu abatugiriye nabi, tugashaka igihe tumaze gutsinda natwe kubumvisha. Uwa mbere Yezu yabonekeye Mariya Madalena. Tubwira ko Mariya Madalena ari intumwa y'intumwa, apostola apostolorum, bishatse kuvuga ni Imana yatumye ku bandi. Kandi Mariya Madalena se yari uwuhe? Wari umusambanyi kabuhariwe, ariko Yezu aramubonekera kugira ngo ajye gute amuhindure, kuko yari yarahindanye. Uwo ni uwa mbere. Wa kabiri batubwira ni intumwa ze, abigishwa, abandi bagiye Mawusi, n'abandi uko agiye komeza kugenda ababonekera. Nta kindi ko ari ukugira ngo bajye kumwamamaza, kuko bari batangiye kugira ubwoba, gushidikanya, bamwe batangiye kwisubira mu mirimo yabo. Nuko Yezu akaza akajya gute akababonekera. Ariko muri aya mabonekerwa reka dutinde ku bantu bane. Uwa mbere ko twamuvuze ni Mariya Madalena, ubwo amubonekera agira ngo ajye kumwamamaza, ajye kubibwira abandi. Uwa kabiri uwo twamuzikanye ku cyumweru cy'impuhwe z'Imana, cyumweru cya kabiri cya Pasika, ni Tomasi kugira ngo agire gute abo umwemezi yoye kumuhakanye. Uwa gatatu uwo twamuzikanye ku cyumweru cya gatatu cya Pasika ni Petero, amuha kuyobora kiliziya ubutware, nuko akamubabarira. Petero wari wababaje Yezu gatatu kose akamwihakana, Yezu akamugarurira icyizere, akamuha imbabazi, akamuha ubutumwa bwo kuyobora kiliziya. Nagira abana b'intama zanjye. Noneho uwo tugiye gusorezaho wa kane ni Pawulo, ariwe wahoze ari Sawuli agatoteza kiliziya, ubugome bwa Sawuli, ububisha bwa Sawuli n'ibindi byinshi cyane yagiye akorera kiliziya, ayitoteza, ayihungiye, ayihungabanya. None Yezu ageze gutya aramubonekeye. Yezu umaze kuzuka ageze kwa Sawuli, naho arahageze kugira ngo mubonekere ajye kumwamamaza. Sawuli wahoze ari umugambanyi wa kiliziya, Sawuli wahoze avuguruza kiliziya, none ugiye kuyivuganira. Babyeyi mwumvisha neza uwo murimo. Ngincamake amabonekerwa asoreza kuri naringiye kuvuga kuri Sawuli wanyuma mu ntumwa. Yezu nakamubonekera. Amasomo turi kuzirikana arikuye mu ijambo ryitwa guhinduka, aho kumva Imana ihindura ibyanze guhinduka. Dutekereza uburyo Sawuli yahoze ari umugome uko batubwiye muri iri somo, none Nyagasani ageze gute aramuhindura. Reka tuzirikane ku bintu bitatu biza kudufasha gucengera neza amasomo y'uyu munsi, maze nawe uze kuva ku bugome ujya ku bugwaneza, uze kuva kwitoteza uftore itoto muri Kristo, uvugire Kristo, uhamye Kristo buri munsi. Icya mbere ijambo bita guhinduka, ni ijambo ry'Ikigereki bavuga ngo metanoia. Metanoia bivuze ngo guhindura icyerekezo. Wari uri kujya ibumoso, ako kanya niwumva ijwi rya Yezu urahita ujya iburyo. Wari uri kujya mu majyaruguru, niwumva Yezu akubwira ati jya mu majyepfo, urahita uhahitira. Gutyo guhindura icyerekezo mbere ya byose. Ariko ntabwo ari guhindura gusa icyerekezo metanoia, ahubwo no guhindura ibitekerezo. Wari ufite ibitekerezo by'ababisha, Yezu yagukoraho ati rwose ndahindutse, aho kuba Sawuli ngiye kuba Pawulo. Pawulo intumwa y'amahanga, Pawulo intumwa ya Kristo. Ngiye twazirikanye muri isomo rya mbere ko na Sawuli wahoze ari umugome, wari ufite inyandiko zo gushinja kiliziya, zo kuyogoza kiliziya, zo kugera nabi kiliziya. None Yezu amuhaye urwandiko kuri inzira y'Idamasi, urumuri rwa Yezu ruramugose,
none aho kugira ngo yakire izo nzandiko zo kujya nabi kiliziya, noneho bizarangira ari uri kwandikira kiliziya y'amababa 13 agira ngo yamamaze Kristo, kuko Kristo ni muzima, Kristo yarazutse, nta kinanira Kristo ni muzima buri munsi. Akenshi abantu benshi dukunze kwitwaza ihinduka rya Sawuli, nuko rero tukavuga duti mbo igihe n'igihe natwe Nyagasani azaduhindura, na Sawuli haza ari umunyabyaha nawe nanjye nzahinduka, nuko tugakomeza muri carpe diem buri munsi ati ugakora nawe uvuga uti ejo nibwo nzaba mpinduka. Ntago guhinduka bizagusaba iminsi myinshi, ahubwo guhinduka ni ibya buri munsi guhinduka, buri munsi kuva ku bugome ujya kubwaniza kubera ijambo ry'Imana umaze kumva ati Sawuli urantotereza iki. Nawe niba uri kunzira Damasiko uri kujya kugira nabi, ufite imigambi mibisha, hari intwaro wasanga ufite mu nzu iwawe, mu cyumba cyawe, nirinze kuvuga mutima wawe kuko ntago turi guhagera vuba, nawe iri jambo ry'Imana riri gukoraho, nawe uhindura icyerekezo, uvuga uti ibi bintu ngiye kubijugunya, ibi bintu ndabiretse, imigambi mibisha yose ndayiretse, maze nkurikire Nyagasani kuko ashaka kumpindura uko ashaka. Narindi ubwandavure, narindi mu isayo, narindi guhindana, none Nyagasani agiye kumpindura uko ashaka. Ingingo ya kabiri, tujye kureba umuntu usenga. Ubundi batubwira ko umuntu usenga ari umuntu ugomba guhinduka, kuko isengesho ubwaryo riraguhindura. Rero endanje ikibazo kiremereye, nubona umuntu usenga, ukabona umuntu ujya mu misa, ukabona umuntu ukora imirimo y'Imana ariko ntahinduke, attention, uhegereye wapfa aho hantu, nuko ivanjiri umunsi raza kumusubiza, nuko ashobora kuba adahazwa umubiri wa Kristo, cyangwa arahazwa ariko agahazwa nabi. Yezu ati nimutajya umubiri w'umwana w'umuntu umwe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Amen. Iyi vanjiri y'uno munsi iri kuganisha ku itubura ry'imigati. Yezu watubuye imigati, ariko Abayahudi bagashaka gukomeza kwirira iyo migati. Yezu yashaka kubaganisha kuri ubwe, ko ari we mugati utanga ubugingo, umubiri n'amaraso bye, ariyo nyine Ukarisiya, isakamento y'Ukarisiya. Ariko Abayahudi ntibari kubyumva, ntibari kumva inyigisho ya Yezu, ntibari kumva Yezu, ntibari kumva Ukarisiya. Rero akenshi tujya duhabwa Yezu ariko tutamwumva, akenshi turahazwa, akenshi tujya mu misa, akenshi twumva ijambo ry'Imana, ariko icyo tubuze ni ukubyumva. Rero iyo utabyumva, akenshi birangira uri gukora amakosa, birangira uri mu mafuti, birangira unangiye, birangira nta buzima bwo guhinduka burimo, birangira ahubwo uri gukomeza uhindana. Nguko uko umukristo ashobora kuba ajya mu misa agakora ibikorwa by'urukundo ariko atarumva Kristo, utarahagwa neza umubiri wa Kristo. Ingingo ya 3 tugiye kujyaho nitwereka neza uburyo twumva Kristo, uburyo twumva Ukarisiya. Ubwo tujye kureba ibirego bitatu baregaga Abakristo ku ikubitiro, Abakristo ba mbere, bishingiye cyane kuri ivanjiri ya none, kurya Kristo, kunywa amaraso ya Kristo. Icya mbere mu itoteza rya mbere baregaga Abakristo le culte des idoles, kwanga kuramya ibigirwamana no kwanga kuramya umwami, dore ko Abanyaroma, umwami w'abami b'Abanyaroma yifuzaga kuramywa, gusingirwa no gusenga kimwe n'Imana, wagira ngo ni mu persona wa kane. Nuko Abakristo bakikomeraho, bakanga kuramya ibigirwamana, bakanga guhemuka, bakanga utatira ubukristo bwabo. Icyo ni ikirego gikomeye cyane bareza Abakristo. Ikirego cya kabiri ni ikirego cyitwa mu Gifaransa anthropophagie, mu Kigereki anthropos phagi, bikavuga ngo manger le corps humain. Ngo baregaga Abakristo ngo ko barya abantu, ngo Abakristo barya umuntu, ubwo ni Yezu bavugaga, bakanywa amaraso ye. Abo bantu barya umuntu koko? Abantu bamaze abantu barica utwana bagaturya bunguri, ngo barangiza ngo umubiri wa Kristo, amaraso ya Kristo. Abantu barashize, Abakristo bamaze abantu. Icyo cyari ikirego gikomeye cyane cyo kurya umuntu. Ikirego cya gatatu anacyo gikomeye cyane, inceste, ngo ucya Abakristo ngo bitana abavandimwe de frère, ariko bagahindukirana ukabona bari gushakana, bakabana nk'umugabo n'umugore, ngo kandi ngo bitwaga Abakristo, bitwaga abavandimwe, bakitana abavandimwe. Twumvise no mu isomo rya mbere Ananiya nawe avuga ati muvandimwe Sawuli Nyagasani yakuntumyeho. None se Ananiya yari umuvandimwe wa Sawuli koko? Ngo bucya Abakristo bitana abavandimwe kandi bagakomeza bashakana, inceste, kuryamana, gushakana n'uwo muhuje amasano.
nuko rero kiba ikirego gikomeye cyane uburyo abakristo batinyuka bagakora bene ibyo bintu. Itotezwa rirakomeza na n'ubu. Hari abantu batarumva ijambo umuvandimwe. Abavandimwe b'abakristo, kuki twitana abavandimwe tugakomeza dukora biriya? Nuko tutarumva Yezu nicyo gisubizo, nuko tutarumva Ukarisiya, nuko tutarumva uburyohe bw'Ukarisiya, uburyohe bwa Yezu, ko Yezu ari mu buzima mu isakamento ry'Ukarisiya. Na wundi baba byumvaga nyine ntabwo wagombye gukora amafuti, ntabwo wagombye kurakara abakristo, ntabwo wagombye kubisha, ntabwo wagombye gukomeza uhindana, ahubwo guhinduka iyo umaze guhura na Kristo wazutse nka Sawuli. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore ngo barakundanaga, barabana, ari abantu bakunda no gusenga. Igihe cyaje kugera rwikiye kwiza mu rugo rwabo, umugabo atangira gukeka umugore n'umugore akamukeka, bigeze aho kwicara ku mukeka kera kabaye bakazakekana nyine, bikazarangira nyine umwe aketse undi. Mu gihe cyaje kugera ngo umugore aza kuza kubona misiyo, ubutumwa bwatumaga amara iminsi atari mu rugo. Ubwo aragenda, ariko asigarana ikibazo, uburyo agiye gusiga umugabo we aho ntazamuca inyuma, ko umugabo atamwizeye. Wa mugore ngo ageze muri misiyo hanze mu butumwa, ubwo nyine yarasize acungishije ati muzancungire uriya mugabo kuko arandembeje, njya mukeka amaboko ashobora kurya aca inyuma, muzancungire. Kera kabyaye n'uko nyiki batarawushyitsi, wa mugore agiye kuva mu batoranyi baramuhamagaye ati noneho haje umugore yinjiye iwawe, noneho yinjiye iwawe amaze y'umunsi wose. Wa mugore ababonye amakuru ashyushye, ako kanya ahita ata inama yari arimo, araza kugira ngo noneho abafatishe bikomeye cyane. Koko agezeyo asanga inzira kinze, kandi hafi aho ngaho ngo hari haparitse ngo imodoka, bigaragare ko uwo mugore ageze mu modoka. Nuko wa mugore ahitira ku isoko, ngaho fori cyara agiye kureba ku isoko, ngo ajya ku isoko agiye kugura umuhoro kugira ngo ahita abahwanya, ahita akingura icyuma ubundi agire gute abahwanye umugore gusasa uburiri bwe. Nuko wa mugore arazana wa muhoro yahoreye, akinguye muri saro, agenda akingura gahoro muri saro, gahoro muri saro, kugira ngo aze kugera mu cyumba neza neza ahita abahuranya. Mubyeyi ntuhamuke. Wa mugore ageze muri saro afite wa muhoro, arikanga, aratungurwa bikomeye cyane, asanga ari muri mu kazi we waruje kumusura, amuzaniye kado y'ibitenge bihenze byiza cyane, amakado meza akomeye cyane. Nuko ahita abatura bya bitenge, ya kado yarazaniye wa mugore muri mu kazi we arabimuhereza. Ndifuza kubaza se niba bimuhereje akaboko kari gafite umuhoro karakora iki, karabigenza gate? Wa mugore wa muhoro ahita awurambika hasi, yakira ya kado. Nuko batangira kwishima, bakora umunsi mukuru, bakomeza barishima, baririmba joyeux anniversaire, umunsi mwiza. Isabukuru z'imyaka 10 bari bamaranye bashingiwe, none uyu mushiki w'uyu mugabo yaje kubifuriza umunsi mwiza, anniversaire yo gushyingirwa kwabo. Neza uyu mugore birangira nyine aciye bugufi, bishoke ko nyuma yaje gusaba imbabazi ukuntu kose yari yabanga umuhoro, yahoreye abanga umuhoro n'uburakari bwinshi n'umujinya mwinshi, agira ngo yihorere ku mugabo yakeka ko ari kumuca inyuma. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Wasanga nawe wicaye ku mukeka uri gukeka Kiliziya, nuko Sawuli byari bigenze. Nuko yagera mu nzira Damasi, ati nuko nanganaga Yezu ati Sawuli arandotereza iki? Wasanga nawe mu migirire yawe uri gutoteza umugabo wawe, aturanci inyuma. Mu migirire yawe uri gutoteza umugore wawe, turanci inyuma. Utoteza abana bawe, timurankorera. Utoteza abandi, iyo ni Kiliziya uri gutoteza. Igihe cyose utoteza umuntu mu bana, ujye umenya uti ni Kiliziya. Igihe cyose uri gukeka, ugakeka bikarangira wicaye ku mukeka, aho ngaho nawe uri guhemukira Kiliziya, uri ku rwego rwa Sawuli guhemukira Kiliziya. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Uze gutekereza uno munsi ibikorwa by'ubugome urimo ukorera urugo rwawe, urimo ukorera Kiliziya, urimo ukorera abo mu bana. Byo ni ibikorwa nyine by'ubusawuli, umujinya, uburakari, ubukana ufitiye Kiliziya. Ati nzayicyucyura, nzayiba, nzayikorera ibingibi, nzayigira nabi, nzayifunga, nzafungisha abarimo. Ubwo n'ubugome. Sawuli nawe yarahindutse, ahinduka Pawulo.
tekereza nawe kuri ifoto uwahoze atoteza kiliziya akagambanira kiliziya niwe Yezu yifashishije. Kubera iki? Yezu ashaka kutwibutsa ko afite ineza, akuza abantu ineza ye, akuza abantu urukundo. Nta kindi Yezu ashaka kutuvanamo n'umunsi ubugome. Mubyeyi ngiye gusoreza ku kantu k'ubushakashatsi. Iyo uvuze ubushakashatsi nuko bigikomeza ntawamenya nawe uzakomeza ubushakashatsi. Ngo hari igihe bavuga bati ari umugabo ari umugore ugira umujinya ukomeye cyane kurenza undi ntuwushye. Nuko bamwe bati ni umugabo abandi bati ni umugore. Ariko abahanga mu bushakashatsi ngo berekanye ko abagore benshi aribo bagira umujinya mwinshi w'umuranduranzuzi. Kubera iki? Ngo kubera ko abagabo benshi bakunze gukora siporo. Ngo burya siporo mubyeyi uyu muti uzawufate neza kandi uza kugira akamaro. Ngo burya siporo ni umuti urwanya uburakari, urwanya n'umujinya. Ngo kubera iki? Kubera ko mu kibuga iyo urekuye ishoti burya uyirekura n'ubukana bwinshi n'umujinya uba uri kwipakuramo umujinya. Iyo ukora siporo uba uri kwipakuramo umujinya. Ubushakashatsi bukomeze mubyeyi ntabwo birarangira, ariko abahanga bemeza ko iyo urekuye umupira ya shoti warekuye uzari umujinya irekuranye nani kuburakari buri kugenda. Ikibazo kikajya gite none se ko tubona abantu bakomeza kurakara babakinnyi ubwo ko ubushakashatsi bwa bari bwo birashoboka ko barakara iyo batakiza ko bari abakinnyi bari kuba ari ababisha ari abagome. Iyo batakiza gukora siporo bari kuba ari ababisha ari abagome b'umwisho. Ariko kubera ko siporo ukora kakugisha nyine kuba souple za nkweto za souplesse, kakugisha nyine koroshya aho wazanaga umuhoro bikaza kurangira uzanya amahoro. Nicyo kwifuriza no munsi nawe ureba ahantu hose ufite umuhoro maze ube umunyamahoro buri munsi. Mwisi Imana ibahe umugisha, Imana Data n'Umwana n'Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.